Igisomye Bibiliya neza ikubwira amoko atanu y'abantu batajyaga mu iteraniro, ariko harimo abantu baziniwe neza abagabo n'abagore kujya mu nzu y'Imana kubera amanyanga yabo. Yewe ndabaza iryo tangazo nta muperezida wagibesha ngo ritange. Obama niyaritanga, Trump niyaritanga, n'uyuriya ariho niyarita, nta n'umuperezida wo muri Afurika wiyumvamo imbaraga yagira iryo tangazo atanga. Aritange se arijyane. Ibyo byose utangizemo uruhare, ibyo byose wisanzemo, ndaguhumuriza muri uyu mugoroba ntabwo ari ibyo kukwica, ni ukugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare. Ntidukeneye abantu baduha agaciro kuko twataba, no, dukeneye abantu baduha agaciro Imana icyo tuvugaho. Fata amaguru yakubite timasi uyabwire mu maguru yawe, ndashaka kurya akima. Ubwire ubwonko bwawe ngo ndashaka kurya kiki akima. Umunsi badushyingiraga pastor, mama yarandebera agatashati uragatoye rero. Nawe se bene gatoye gute? Arambwira ati ugiye gupimisha. Ndamureba ndarira. Nemezanya n'umutima wanjye ko nazahwema kugushira hejuru. Nemezanya kandi gushimira Bishop Amita Bishop Edouard Amamisha namwe namwe inshuti bavandimwe ba Kristo Mwishimye. Nkongi kandi kubonana na Scovia kumuvugaho reka mvuge ngo birabatangaje. N'umugabo kuko muri Bibiliya aravuga ngo y'abagore n'abagabo ngo nibamara kuza umwuka wa Bishop ngo bazaba abagabo bo kugira gute ubwo rero I'm not wrong, ntabwo ndi outside ibyo Yesu yavuze. Amen. Uyu mugoroba ndaguzana ijambo rivuga ngo ntuheranwe n'amaboko aguca intege ahubwo utumbire Yesu wenyine. Dusome icyanditswe, nakubwiye ngo mu buzima bwawe ntuzigere uheranwa n'amaboko aguca intege ahubwo uzatumbire umusaraba. Gaducuguza uburyo bwete bw'umwanya wagiye. Ubutumwa bwiza bw'umunsi na Yohana ibice bya 9 ku murongo wa 8 ndetse kugeza ku wa 12. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati utwuguruzo uyu siwe wicaraga asabiriza akabazo n'utwugarizo. Ku murongo wa 9 bamwe ati niwe abandi ati siwe. Bamwe ati niwe abandi ati siwe. Muri mugoroba bamwe ngo niwe abandi ngo siwe. Abandi bati siwe icyakora arasa
arasa nawe ADAMU muri asa na Yves, asa na Patrick, asa na Fabrice, cyakora niwe ariko kandi siwe. Les fautes que tu me lavores que les désarabores. Nawe arabasubiza ati afite ijambo disi. Nawe arabasubiza ati ninjye. Murongo wa 10 barabaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati ni wa muntu witwa Yesu watobza kondo akakansiga ku maso, arambwira ati jya Isorowamu uyuhagire, nuko baragenda, nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Baramubaza bati ari hehe? Ati simbizi. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ahantu hane Imana igiye kukunyuza, niho turi buze kurangiriza. Yesu ashimwe cyane. Igitabo cy'Abami cya kabiri, igitabo cy'Abami cya kabiri, igitabo cya kabiri cy'Abami, murongo ibice byawo bibiri, ibice byawo bibiri ku murongo wa kabiri haravuze ngo Eliya azamurwa mu ijuru. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo wamujyane mu ijuru, amujyane muri serwakira, Eliya arahaguruka ajya i Gilugali. Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye Beteli. Elisa aramubwira ati nkurahiye Uwiteka uhoraho ubugingo bwawe sisigara hano kuko nuko baramanukana bajyana Beteli. Bageze Beteli abana abahanuzi baramusanganira Elisa, baramubwira bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka ari gukuriho shobuja. Yesu ashimwe cyane. Imana yamwishe duhana amahoro, duhana umugisha. Dutangiye iyi nkuru ivuga umugabo wari impumyi, Bibiliya ariko itubwiye, ariko uyu mugabo buryo yari impumyi cyangwa se uyu mwana buryo yari impumyi yari afite ikibazo gikomeye cyane. Iyo usomye Bible neza cyangwa se iyo usomye Bibiliya neza ikubwira amoko atanu y'abantu batajyaga mu iteraniro. Umuntu wa mbere ni umuntu waba ufite izuru ribwataraye, uwo nguwo se discrimination. Iyo yahuraga n'umudiyakoni cyangwa protocole ntibamuhaga karibu kuko izuru rye ntiryemeraga kuza imbere y'Imana. Ushobora kuvuga ngo ADAMU arabihinze, nibyo bavuga ngo no uzajye gusoma amategeko. Umuntu ufite izuru idafite forme yitaye nyinjiraga amateraniro. Number 2, umuntu waba ufite imiryezi, niyo mpamvu Yakobo yarebye Leya ntabwo yinjiraga mu iteraniro. Umuntu wa gatatu, umuntu wese waba ufite infirme cyangwa ubumuga cyangwa se uburwayi ubwo ari bwo bwose nawe ntiyajyaga mu materaniro. Abantu ba kane ni umudamu uri muri periode ntiyajyaga mu materaniro. Niyo mpamvu muri cya gitangaza cya Yesu wa mugore yagize ubwoba amaze gukora ku nshunda za Yesu, kuko yaravuze ati nimbimubwira mu Bayuda uko umuco umeze ntabwo nemereye kujya mu bagabo, ndiho ndava ndi muri periode. Ikindi kintu, iyo umuntu yabaga afite ijisho rikaba rifite inenge, ishaza se n'ibindi bintu, nawe ntiyajyaga mu materaniro. Ndashima Yesu, ndashima Yesu. Uyu munsi umuntu azayakubisemo twatuntu kuko igihe cyageze cy'amatariki akaza tugasirimba. Ibyo ntibyabagaho, ariko hari ikintu reka tubazanye gato cyo turaganira ni mugoroba. Bariya abantu barafite tekinoloji ikomeye. Ni gute bamenyaga umuntu uri muri periode n'utari muri periode? Kuri kundebaza nawe ubu nakurundura nkamenya kuri periode. Ariko baribwirizaga ngo ntibaze mu materaniro kuko bari baraciye. Uwundi muntu wa gatanu ngo ni umuntu warwaraga ibibere. Uyu we rero sasa, uyu we icyambere ababyeyi na famiye yakomokagamo bo si ukuvuga ngo kumutunga nk'uko uyu nguyu tugiye gusoma bamutungaga. We bamuhaga akato akajya inyuma y'umujyi, bari bafite ahantu babikwiye. Abo bantu bumviraga kure guhimbaza, bakumvira kuri ijambo ry'Imana, ngo n'inzira babaga barabanyujijeho kugira ngo bagende aho hantu babaga bagiye kubata, ngo nta muntu warinyuragaho kuko habagaho hari risike y'uko umuntu yakandagira aho bakandagiye akaba affected. N'ubu nuko nguko n'abantu bagufi ntibari bene nuko n'abantu bagufi baba bafite inyoje. Hari ibintu byinshi cyane bitazaga mu rusengero rw'Imana. Rero ifamiye irangije ibyaye umwana disi, bashakaga umwana bishop, basanga umwana avutse atabona. Kababwire nk'abantu
kubyara umwana ufite ubumuga Imana izabikurinde. Aba bana bararushya, bararira, bagira amarira kugira ngo uzasinzire umugabo cyangwa umugore. Ntabwo ushobora gusinzira n'umwana ufite umwenge mu mutima, jamais. Bagiye kubyara ifamiye, babyara umwana utabona, ufite ubumuga bwo kutabona. Baravuga ariko ko barahindukirana bararebana. Ntabwo iyi nkuru itubwira ko bigeze bagira murumuna wabo. Iyi nkuru itubwira ko ari abafite grand frère. Birashoboka ko ari umwana Imana yari ibahaye avukana ubwo bumuga. Umugore akajya areba umugabo akavuga ko se ko dufite gahunda yo kuzajya guterana, uyu mwana tuzamwije amaterano gute? Les platesca réformes. Ko dufite gahunda yo kuzajya guterana, bateranaga rimwe mu mwaka. Kandi bigasaba ko abantu bagiye Yerusalemu. Kandi amategeko avuga ko nta muntu bagomba kugira gute, bagomba kujya. None se madame, ni wo musigarana cyangwa ni gihe musigarana? Dupange uyu mwaka azamusigarane, undi nawe uzagira gute? Uzamusigarane. Kugira ngo twese urugo rwacu tugire gute? Tubone uko twasenga basi n'imiburi basi. Kuko yakumva igikomye akajya kureba igikomeye kumva bashobora gacinya inzira kuko bagira andi mayeri. Byari bikomereye aba bana, byari bikomeye n'uyu muryango ku buryo gupagasa kwawo byari bikomeye cyane. Ikindi cya kabiri, umwana ufite ubumuga bwo kutabona muri quartier aba ari ikibazo. Kuko iyo agiye gukina n'abandi, we turagushyira mu izamu se uzafate jamais. Tugutera agapira se koko abana bakina agapira bagashyira icupa bashyiraho umucanga, woza agasama se reka da. Dukine se agati uzamenya ugaha shwida. None se dukine mashanje uraba papa wowe na mama uzamenya uyu mwana yarafite ibibazo bikomeye imbere n'inyuma. Aho agiye kwiga ati dore yamuye. Bene abo bana rero iyo atabaye umwarimu ngo bagire ubuntu bashyira ku ntebe ya mbere, nta n'undi mwana bakwicara ngo azamumarire iki. Uyu munsi turashimira amajyambere yacu kubera ko abantu bafite ubwo bumuga bafite inyuguti biga barazifata gutya bakaziga, ariko nkeka ko icyo gihe ntazari zihari. Bivuze ngo uwo mwana nta shuri nta avenir, kuzashaka reka da, kuzagira icyo abari umuryango reka da, kuzagira icyo abari igihugu reka da. Ariko muri uyu mugoroba Yesu arahanyura, Yesu arahanyura ayitegereza aravuga ngo muri uyu mudugudu hari icyo agiye twakora, hari amateka agiye guca, hari icyo agiye gukoramo. Bimaze igihe byayobeye abantu, biyobera umuryango, biyobera igihugu, ariko jyewe Yesu nje kubikora. Ndagira mubwira ngo ibyananiye abantu, ibyananiye igihugu, ibyananiye nta handi ibyo bintu bikorerwa hano ku rutambiro rw'Imana. Ibyananiye abantu, ibyananiye amafaranga, ibyananiye abasirikare, ibyananiye imitekerereze ya filosofi yanitse cyane, ibyo n'ahandi bikorerwa. Imana yaduhaye urufunguzo. Ndakwinginga mwene wacu, tureke aho twaturutse n'aho twavuye n'ibyo twavanyeyo n'imiruho gusa, dushaka Imana izatubura. Yatanze itangazo rivuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze. Iryo tangazo nta muperezida waryibesha ngo ritange. Obama ntiyaritanga, Trump ntiyaritanga, n'uyu uriya ariho ntiyaritanga. Nta n'umuperezida wo muri Afurika wiyumvamo imbaraga yagira iryo tangazo atanga. Aritange se arijyane aba yabarurira he? Dore ahantu Yesu abiraka yaravuze ngo jyewe Yesu narasize ngo abantu bafite imvune zo mu mitima. Uyu nguyu muzira ngo yize ibintu bya n'umunasi. Natubwira umukardiologue uvura imvune zo mu mitima ari nawe arazifite sasa. Ariko Yesu, haleluya, Yesu utarize primaire, Yesu utarize secondaire, Yesu utarize kaminuza, ngo bakimuhanura baravuze ngo we azaza avura imvune zo mu mitima. Azaza ari umuvuzi, azaza ari dogiteri qualifié. Ubundi abadogiteri muri abantu
bose ari aba generaliste ujyana umwana ugasanga mu pediatre ararebaho utuntu twa medicine interne ararebaho yagutera drop cyangwa n'ibimwe ariko hari abo bita aba specialiste uwo nguwo niba ari ugutwi aba aragiye akiga ugutwi gusa ariko Yesu ngo akiri uruhinja ngo Yesaya muhanure yaravuze ngo azaza avura imvune zo biti yandi magambo ni mu cardiologue none ikintu cyasetse si mu cardiologue gusa no muri medicine interne akoramo umunsi umugore yiyumvagamo ko ari kuva bidarangira yaravuze ngo uyu mugabo simuza aho yize sinzi aho yavukiye ariko ndiyumvamo kumukora ku nshugazi gusa ngo akimukoraho ako kanya amaraso arakama sibyo gusa yarangirije aho ngaho umunsi Lazaro yapfuye ntihagira umugabo wiyemera se tubwire ko yize medicine cyane adukurira umuntu muri morgue amukure ngo yihandagaze ajya muri mocha avuge ngo yuma praise nihandagaze Yesu yaravuze ngo uwo mugabo yo rwara siyo kumwica ngo ahubwo niyo kwihesha Imana icyubahiro ndagira ngo kireke ibyo bibazo utahamagaye ibyo bibazo utagizemo uruhare ntabwo ari byo kukwica ahubwo ni byo kwihesha icyubahiro ibyo byose utagizemo uruhare ibyo byose wisanzemo ndaguhumuriza muri uyu mugoroba ntabwo ari byo kukwica ni ukugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare Yesu arahanyura ngo amaze kuhanyura ngo yitegereze umugabo ati se bimeze bite umva ukuntu abigishwa nabo barabashinyaguza baravuze ngo ariko Yesu aha turagufasha aha turakubura tubwire uyu mwana wavutse ari mwe bari babizi muri iyo quartier n'abigishwa bari babizi icyaha ni cyase ni cyane nibaza uri mukobwa se uramushaka uzi wabo iwabo n'abashingwe uwo mukobwa se yavutse azi ko avukira mu bashingwe uri mukobwa se uramushaka ningare iwabo ningare ntabwo inyama regeza nk'uruhare kugira gute bwo kugira ngo avukire muri iyo famille abashingwe se mu bitabo bitanu bya Mose barimo babamo Imana igumugisha babamo ariko ugasanga abantu baza amakuru baraperereje bazi uko murya bazi uko mubayeho bazi nyoko harimo abantu baperereza turiya rimwe rekanaka wakanaka kandi ikindi yapfuye adatunze inka iwabo nta nka bagiraga inkoko babarira turazira banyarwanda twasiba ikindi cyo kugufasha ariko kukuvuga twakuvuga neza baravuga ngo ariko tubwire Yesu uyu turamuzi yavutse ari imwe icyaha ni icyaseye cyane Yesu aravuga ati ariko noneho abantu nabo mugeze gute kuri nyina icyaha kutabona kuri nyina cyangwa kuri se kuko abantu n'abagome n'abakavuga ati diyo Yesu dore umuntu mugirira imbabazi dore ntabwo ari kubona aradusabiriza bahita birukana dore uyu muntu yavutse atabona icyaha kiri kuri nyina cyangwa kuri se Yesu arababwira ngo nabitegereje cyane murashaka amakosa atari aravuga ngo uyu nta cyaha afite na nyina nta cyaha afite na se nta cyaha afite ngo ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana igaragare. Yesu baramukora ku maso birarangira ngo abafilistina abafarisayo barangije ngo bajya kumureba wumve aba bantu nayo ndasoma inkuru bishop ndavuga ko abantu n'abagome ku buryo niyo umuntu yakira badashobora kwemera igitangaza ngo bishimire igitangaza ahubwo ni abakontre 6 ngo tubwire ibyawe byagenze niwe siwe abandi bati niwe abandi bati siwe atariko cyakoze aragaragara ko ari we ariko nagira mubwire ngo hari igitangaza Imana igiye kumukorera hari igitangaza Imana igiye kumukorera bavuga ngo niwe siwe bavuga ngo niwe siwe bavuga ngo cyakora arasa nawe nzababwira ngo ninje nawe arababwira ngo ninje beretse kujya centre niyo muziga tuyira mama murari umukobwa twabaye aranyitegereza atadamu yewe ati atadamu ati noneho umwana yanjye amakuru ni meza ati noneho uburasa neza ati ugeze mu gihe uraryoshye mfata ubwenge musubiza inyuma uyu mukobwa ko twasenganye
kw'iminsi twasengeye atigeze ambwira ngo urasa neza ngo none ugeze mu gihe cyiza. Eske ubu nibwo mbonye igihe cyiza? Ndagira ngo mbwire ngo abantu bataguha agaciro Imana ikuvugaho ntibazanagwe n'agaciro umunsi Imana yagutabara. Ntabwo dukeneye abantu baduha agaciro Imana yadutabara. Dukeneye abantu Imana iduha agaciro, baduha agaciro Imana ikituvugaho, kuko ibyo Imana yaremye yabiremeye igihe izadutabara. Ahubwo tutarajya mu rusoro mu nda ya ba mama, Imana yarizi ko izatugirira neza, Imana yarizi ko izadutabara. Ntidukeneye abantu baduha agaciro kuko twatabara. No, dukeneye abantu baduha agaciro Imana ikituvugaho. Ndamureba ndamusuza nabwira ngo baye wakoze ati no kuri pe. Mu yandi magambo nyiriro de bari ntari kunyemera. Ubu ni kunyemera jamais du tout. Hagari ibyo ngibyo baravuga ngo niwe cyangwa siwe, nyamara kandi niwe is the same person. Ndagira mubwire ngo Uwiteka agiye gushyira ishusho ku bitagira ishusho. Uwiteka ashize ishusho ku bitagira ishusho. Uyu mwana yari umwana umwe ariko atagira ishusho, ariko umunsi Uwiteka amushyizeho ishusho abafarisayo baramushakishije. Nubona bishop urabwo turi mu mfungane gutya, hari ikintu Imana yagukoresha uyu munsi abantu bose bakaguka kuyoboka. Nasobanukiye ikintu kimwe mu buzima, uzaho umuntu wese agaciro akwiriye. Icyo nasobanukiye, kuko ntuzi ejo he hazaza. Ufite ejo hazaza ni Imana Data wa twese. Niyo hana yaravuze ngo irazamura igakura hasi igishaza n'ibikoma. Uyu munsi abafite intobo ziremereye babaje kuri kaporari. Uyu munsi abavuga ijambo rikijya hari ahantu baciye. Uyu munsi abantu tubona tukabona tutabegera. Hari igihe kimwe bigeze gukoma amavi hasi bavuga ngo Mana uzatugirira neza. Ntihazagira umuntu ugukanga. Umuntu ugukanga uza gukanga senga, ariko umuntu udasenga utari mu mwuka w'Imana gusenga uzumubwira ngo ibyo bizubahiro ni iby'akanya gato, ni nk'ururabyo iyo izuba rije rigira guterera umuntu. Dusomye irindi jambo rya kabiri ngo Elisa ajya gutandukana na Eliya, aramubwira ngo ndakwinginze ngiye kuvigira ugari, ngiye kujya i Beteli. Igira ugari niki? Imana ikura Abisirayeli bariyo barambuka, bari hafi kwambuka Yorodani, bari hafi no kugera kuri Yeriko. Bageze ahantu bita Gilugari. Yaravuga ati stop, from now ngiye kubakoraho igisuzumiro. Guhera uyu munsi, uyu mugoroba ndumva Imana ibwira ko abantu igiye gukora igisuzumiro. Imana igiye gukora abantu igisuzumiro, cyaba icy'uburwayi, cyaba icy'amadeni, cyaba icyo gusuzugurwa mu bundi buryo. Ariko Imana yavuze ngo enough is enough, igiye gukura abantu igisuzuguriro. Nabonye abantu Imana igakuraho igisuzuguriro, nabonye abantu batereka ahantu abantu badakwiye gutekereza. Ndagira mubwira ngo uyu munsi Imana yavuze ngo igiye kumukuraho igisuzuguriro. Mwibutse yuko Imana igiye gukura muri igisuzuguriro bitagoma amashuri menshi, bitagoma umwanya muremure, bitagoma gufata inteko, bitagoma kwicaza abadepite n'abaminisitiri. Icyo nkundira Imana ituyeho abantu batayibwira amagambo y'ubwayo ifashe umwanzuro wo gukuraho igisuzuguriro. Ikuraho igisuzuguriro hawijya mu matwi. Abantu ravuga ngo tujye i Beteli. Iyo umaze gukurwaho igisuzuguriro ujya mu nzu y'Imana. Beteli bivuga ngo Bet-El, inzu y'Imana, house of God. Aha niho Yakobo yakiraniye na marayika. Aha niho Yakobo yabonye urwego ruva mu ijuru, abamarayika bazamuka abandi bamanuka. Aravuga ngo erega hano ni irembo ry'ijuru sinari mpazi. Iyo umaze gukurwaho igisuzuguriro uhita uza mu nzu y'Imana, uwabara umunyabwenge. Ndagira mubwire ngo ubutuzi bwawe bw'iminsi Imana igutije igukuyeho igisuzuguriro. Wibwayisha ujyana muri kazaroho, wibwayisha ujyana muri henekeni, wibwayisha ujyana mu masireyi, ahubwo muzane mu nzu y'Imana. Ubu dutunze abantu benshi bashubijwe bamaze kuva mu nzu y'Imana, ariko ntacyo bitwaye Imana.
Imana ntabwo ijya yicuza uko yagiriye neza umuntu. Oya, ifite abantu benshi kandi izi gihe cyawe yakumanura ugasubira hasi. Yesu ashimwe cyane. Nyuma y'uko uje mu nzu y'Imana, reka mubwire ubuzima burahinduka. Ubuzima ni rotation. Uyu munsi urakize ariko ntabwo uje ko haza ikibazo. Ngo hazi inkiki imbere yabo. Umunsi bageze kuri Yeriko, Yesu aravuze ngo izi nkike zizamenywa n'iki? Imana ibahama. Igihe cyose uzumva ufite ikibazo muri ubu buzima, ntuzihutire kujya kugisha inama abantu. Okay, urashobora kubagisha inama, ariko ujye upfuka musenge. Kugisha inama Imana. Uyu mwaka ndakwifuriza ko wakubera umwaka wo kugisha inama Imana cyane kurusha kugisha inama abantu. Iyo tuvuye ariko tujya he? Tujya kuri Yorodani. Niyo ngiye kurangiza. Aravuga ngo sigara. Nakubwiye ngo teme y'iki gigisho. Yavuze ngo ntuheranwe n'amaboko aguciye intege. Harimo abantu babwiraga Elisa ngo twamenye ko shobuja ari kugira gute? Ari bugukurweho. Nagukurwa biragenda bite? Aravuga ngo muceceke ibyo ndagize gute? Yabizi. Ubagere kuri Yorodani ngo Eliya aramureba aramwitegereza amugira ngo umwana wa mama twagenda. Wambereye wo kwizerwa ibihe byose. Ngaho mbwira urashaka iki? Higusigire ukingo. Elisa aramubwira turabizi n'ibindi. Njyewe ngereye imigabane ibiri ikuvaho y'amavuta. Eliya aramubwira ngo usabye ikintu gikomeye ngo cyakoze numbona nyigukurwaho urakibona, ariko nudakanura ntacyo uri bubone. Iyo tuvuye ariko tuvuye muri izo nkingi tutabonaga imbere, ntabwo ducika intege, ahubwo dusingira icyo Uwiteka yagize gute yadufatiye. Iri joro riko nasengaga, ejo nagiye kubwiriza Nyamirambo. Ndabwira mu Mana nta kindi kintu nyotewe. Ngewe nyotewe amavuta kugira ngo abanyarwanda haze revive cyane. Bari muzi ko abanyarwanda batabonye Imana, bayibonye uruhande rw'escovi rumeze nk'ubupfubyi. Bahura n'ibicukuri by'abakozi b'Imana, bahura n'abayisiko, bahura n'abantu bagirira nabi, bahura n'abantu mwebwe mufite umugisha ukomeye cyane. Kwa mufite pastor, abandi ba pastor harimo abantu si bose. Unyumve neza kuri kamera, si bose. Ariko harimo abantu baziniwe neza abagabo n'abagore kujya mu nzu y'Imana kubera amanyanga yabo. Ngewe ndabazi, sishatse kubavuga. Ntabwo naje gukora igitaramo cyane. Nawe urabazi. Akubwira ati Imana nari nizereye muri Ramu. Imana yavuga igisirimba cye amavuta yarafite aho Imana yari imuvanye nayo yari imugejeje. Ntabwo yagakwiye kuyihemukira. Isengesho sigaranye muri iminsi igihe. Ejo bundi ku cyumweru n'imyaka 39 nabwiye madame nabwira ngo mbabarira. Ntiwabimenye. Uravukiye mu mugina gushaka kubira. Nta mirongo myinshi jewe tujya tugana na Scovi. Ntuzambaze ibintu by'inka ngo narakutse ibyo ntuzabimbaze. Ntuzambaze kuryama ku mukeka sinaje. Mu kigonyi sinabi. Ibyo oya ni kuri matera, ni breva, ni kwishuri n'imodokari nkagaruka. Ntabindi. Ariko rero ijambo rimwe yavuze mu byakozwe mu 10:30 haravuga ngo menye neza yuko Imana itarobanura ubutoni. No kuvuga ngo we wakutse amase irakwemera iyo ukora ibyo gukiranuka, nawe wize mu buryo urya kambreba iyo ukiranutse. Irakwemera. Ariko urakirishima. Imana ifata umuntu uresha ntandamu. Utarigeze wikorera indobo ku mutwe. Jamais. Abese oya uranzi sawa Imana igumugisha. Dore rero uyu mugabo azi mu rugo. Wamuze arazi kiciki. Sinige Mana y'isiriju. Jewe nzi wacu hari amamodoka. Kujya kwishuri y'imodokari. Hari ababonye n'abayaya tuseme. Umusi badushyingiraga pastor. Mama yarandebera agatashati uragatoye rero. Nawe se bene gatoye gute? Ati ya mata wajya guhura. Twege na mata byo kuvuga mu mata yo kwigana ngo twaguza amata. No dufite inka mu Bugese. Nakuzemo amata kuyabona bakayazana mu gicuba nayo. Arabira ati ugiye gupimisha. Ndamureba ndarira.
Baturakabonye atukuntu yakunda mu ndamata cyane. Atukuntu yakunda. Tugiye kuyandikisha mu gitabo sha. Ati umenye ko batayaza yasi none utazongera kuyabura. Tugiye tube ku mukazana cyangwa haya. Nawe icuka genda barancutse. Ndayibuka ndanganya bibaye hatari. Urimo nakabumuga. La lasta kati ferme la desaki divoile la sa. Menye neza yuko mu mahanga yose. Ukora ibyo gukiranuka. Imana igira gute? Haleluya. Arabura bicusa byinshi yaremereye. Ngo ariko numbara nkigukurwaho. Numbara nkigukurwaho. Ndakibuha. Ngo afata umwitura kubitamo hagati barambuka. Ngo bageze hirya ngo amagare y'umuriro araza. Arabwira ati sasa peti akakanya icyo wasabye ukanure cyane. Niba ushaka kurya k'Imana wa mugabo, niba ushaka kurya k'Imana wa mukobwa, niba ushaka kurya k'Imana wa musore, ni ugukanura cyane. Ni ugukanura. Ndabikubwiza ukuri nta. Niba ushaka kurya k'Imana maze imyaka 9 nubatse, kanura cyane. Kuko ibizagusenyera ni byinshi. Ushaka kurya k'Imana, fata amaguru yakubite timasi, uyabwire mu maguru yawe. Ndashaka kurya k'Imana. Ubwire ubwonko bwawe ndashaka kurya k'iki akima. Ariko niba ugifite imiti mibiri, ndagira mubwira ngo kubona Imana bizakuba. Hari abo twashakiye uyu munsi bakoze divorce. Bajya bandi bakambwira ko wabigenje gute kugira ngo tuzi ukuntu aho wanyuze, ubutayi wanyuzemo, intambara wanyuzemo. Ibyo byose ni gute wabishoboje imyaka 9? Nawe ngo nta bindi nabishoboje. Iyo naryamaga nasinziriye nabaga ndi mu gihuru uvuga ngo Mana ndagushaka. Nta kindi cyubaka mw'abagore, nta kindi cyubaka mw'abagabo. Ni ugukubita amavi hasi guhamya Imana. Haleluya. Kazagira umuntu kugira ngo je amakasara amadiviser wahehe kushobora gusanga ari kansara ya advisor araragwana. Ariko iyo turi imbere y'Imana iravuga ngo je kurangiza kiriya kibazo. Je kurangiza kiriya kibazo bisaba kanura ujya k'Imana. Tegereza Imana, umva Imana, uyumvire. Dufite ikibazo cyo muri iyi minsi abantu barashaka gufata iby'Imana ariko badategereje Imana. Ndabarahiye Imana ngorere. Na bishop ntajya babesha, na scovia ntajya babesha. Nta muntu nigeze mbona ufite imiti mibiri ukorera Imana agera kuri hafi. Uyu munsi yashayiriye, uyu munsi yahuze isi, ariko ejo ukamubura. Ariko dore umuntu rero uzatinya umuntu ugena n'akanyamasyo utegereje Imana. Uyu muntu ugena n'akanyamasyo yumvira Imana gutumbagira ni nk'aka kanya. Amen. Arangije yarazamuka umwitara arufata, akimara kuwufata arawambara Elisa. Yorodani ashaka kubwira niyo ngiye kurangiriza. Yorodani habera iki? Umunsi abana ba Isirayeli bavukaga batoye amabuye y'ibihamya. Muri Yorodani tubakura amabuye y'ibihamya. Rero muturagura amabuye y'ibihamya azabwira abana banyu, ntago ari mwebwe nyashaki, azabwira abana banyu iby'Imana yagize gute yabakoreye. Imana igiye gukora ikintu ku buzima bwawe kugeza igihe n'umuzukuru azavuga ngo Imana ya data ikagikurikirana. Ni Imana ikurikirana generation enye ibinyejana bibi, ni Imana ibikurikirana. Muri Yorodani habaye iki? Umunsi Yesu yakwizaga imyaka yo kujya kubwiriza, yasanze umugabo kuri Yorodani yitwa nde? Yohani Batista. Aramubwira ngo urabizi n'ibindi, ijwi ry'urangurura ngo utahe mbatiza. Yohani Batista avuga ati no, niwe twari dutegereje, niwe mukiza, niwe Joshua, niwe Mesaya. Maze kubwira abantu ko ntafungura araseze inkweto zawe, none mubatize. Yesu arambwira ngo bikure kugira ngo dusohoze ibyanditswe. Umva ikintu cyabaye ngo akimara gukandagira mwene Mariya, ijwi rirafunguka. Ijwi riravuga ngo dore umwana wanjye nkunda, nkamwishimye ngo mumwumvire. Iki ni ikintu cya kabiri, ngo wamudubika mu mazi, bivuze ngo gupfana na Kristo no kuzukana na Kristo. Bikanagiriza ntugaheranwe n'amaboko y'abantu baguciye intege.
aho ujya utumbira Kristo ari we banze ryo kwizera. Hari umudamu twasenganaga w'umukongomani wari muri Amerika, yabaga ku Kimironko. Umunsi umwe twagiye kumusura n'amadamu, urugi rwe ahantu rwarariwe n'imbeba. Iyo wabaga wicaye muri sare warebaga uri inyuma. Iyo yazaga mu materaniro uko baturaga nabaga nzi ko ndi bukureho itike, kuko nabwirizaga acecetse nta guseka, nkajya mbona ko Imana izakugirira neza. Uyu munsi yicaye muri Amerika. Ndagira mubwire ngo umuntu wese uzakubwira ngo ubuzima burananiranye, uzabwire ngo buracyashoboka, Yesu wacu aracyari kumwe. Aruka dusenge Imana. Oh, Yesu yaratsinze, Yesu yaratsinze, Ubwami bw'amaza urakubiteka. Yo yaratsinze, Yesu yaratsinze, Ubwami bw'amaza urakubiteka. Yaratsinze, yaratsinze, Yesu yaratsinze, Ubwami bw'amaza urakubiteka. Oh, Yesu yaratsinze, Yesu yaratsinze, Ubwami bw'amaza urakubiteka. Yesu yaratsinze, Yesu yaratsinze, Ubwami bw'amaza urakubiteka. Bishop ufite agahinda kenshi muri iyi minsi, ndifuza ko dusengera u Rwanda. Yesu ashimwe. Imana yongereye igihugu u Rwanda amasezerano yose yaruvuzeho yose. Imana yongera itanga ubuzuzi. Hari igihe uhura n'umutumishi ukambwira ngo umutumishi bimeze bite? Atoya, ati bimeze nabi. Tugiye gusengera igihugu cy'u Rwanda. Imana icibuke mu bihugu byose biri mu isi, Imana yibuke u Rwanda, yongere isuke mu buzuzi. Yibutse imbabazi ze, yibutse umurava we, abigirira igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abo ku mpera z'isi bose babonye agakiza kacu, bati
kibabaje nuko benshi bibagiwe imitima yabo iratamarara bireganije za gahibabaye ubwo bari mw'ishyamba ry'ikibira zamanura ihangane cyane n'imwe amagare amaze maremare agatima n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka waduhaye amazi tunyotewe tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro tujye gutamba ibitambo byishimye urwibutso ko yaduzamuye. Bana turabyibutse twibutse igihugu cy'u Rwanda aho gikuye, twibutse aho abanyarwanda bakwiye batagira ishusho, twibutse aho wakuye abanyarwanda imihanda yose ubazana mu gihugu cyabo. Dufashe uyu mwanya dusengera igihugu cy'u Rwanda, turasengera amajyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, dusengera amajyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, dusengera iburasirazuba, dusengera iburengerazuba, dushinganishije iki gihugu mu maraso ya Yesu Kristo. Buri bintu byose bihanurwa bibi turabyanze mu izina rya Yesu. Fata mikrofone papa. Turabyanze mu izina rya Yesu. Amaraso yamenetse arahagije. Abadayimoni bashyiriye ku banyarwanda byararangiye, ariko twebwe dufashe aka kanya duhagaze muri icyo cyuho, duhagaze muri icyo cyuho mu izina rya Yesu. Skopi arahagaze, Edward arahagaze, Abibizi arahagaze, nanjye ndahagaze. Mana dusengeye u Rwanda, turarusengeye u Rwanda, turarusengeye Umwami w'abami. Tumaze kubyara twarujemo turabana iriyamatoroka n'abandaraburaga sokoto. Mana tuzi ko iki gihugu cyubakiwe ku masengesho, tuzi ko iki gihugu cyubakiwe ku mavi. Turakwinginze Mwami w'abami, wongere usuke ububyutse, tubyutse mu bagabo, tubyutse mu bagore, tubyutse mu basore, tubyutse mu bakobwa mu izina rya Yesu. Tanga uburyo mu bagabo, tanga uburyo mu bagore, tanga uburyo mu itorero. Dusengeye igihugu cy'u Rwanda bwaje, dusengeye igihugu cy'u Rwanda papa, turakingiye Mwami w'abami, tugisenga, 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 tukinginga mandoroko tureba baba, ufungura imipaka Mwami w'abami, ufungura imipaka, ufungura imipaka. Reka sunga inkuru nziza, imipaka ifungurwa mu izina rya Yesu. Reka igihugu duturanye n'amafunguro y'imipaka mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo Satani yagambiriye byose twabivuguruje muri aya masaha, twabivuguruje mu izina rya Yesu. Tugaruka gusenga tukiri ku mavi Mwami w'abami. Ikiri igihugu waduhaye, ikiri igihugu waduhaye, ntabwo ari igihugu cy'amarira, ntabwo ari igihugu cy'imfubyi, ntabwo ari igihugu cyo gupfusha, ntabwo ari igihugu cy'agahinda, ntabwo ari igihugu cy'ibikomere. Abasangataraba amaboko y'ababa mu izina rya Yesu. Turasaba igihugu cy'u Rwanda, turasaba igihugu cy'u Rwanda, bibuka abanyarwanda, bibuka abagabo bagukure, bibuka abagore bagukure, n'amasamba yawe
Mandorokoya basandakara mandakatara baba baba roya dosokotore baba remana dosore mama roya baba baba remotore mama sata mandakatara mama yuchuba baba prosede Jesus Rwanda prosede Rwanda yetamage mano tete Jesus katara baba baba ramando sokotore baba Bendora baba ekabana bigereza ekabana ibazaneza ekabana wabone byo bakuzabo gamano sokotora baba ejogo cy'Rwanda cyegeze baba twadisenge Tunachikuza Yegabe, ibyo amashuri atashobora, ibyo Rwanda bitashobora, ibyo diplomasi itashobora, ibyo politiki itashobora, tunabikuza Yegabe. Our